namenye ibanga mbabwira narindi n'utundi Sport TV. Iryo banga ry'ibyishimo umunezero kumenya amakuru. Ikaze aho muherereye hose bakunzi butundi Sport TV, murabo gushimirwa mwe mwabanje gukora subscribe, abatarayikora namwe turizera ko mugomba kugenda muterekaho ako ga subscribe. Rwose nta kintu biba bitwaye, ni ukugira ngo tugende tuba umuryango mugari w'abakunzi ba siporo. Nimba uri umufana wa Rayon Sport, nimba uri umufana wa APR, wijya kure kugira ngo tuze tuguhe amatransferi agenda avugwa mu makipe yawe. Nimba se uri n'undi mufana w'indi kipe iyo ariyo yose, nawe ntujye kure. Ariko muri iyi minsi murabizi neza ko izi kipe kubera ko zo ziri kugenda zitegura kuba zazasohokera igihugu cy'u Rwanda, arizo zabashije kujya ku isoko bwa mbere kugira ngo zigende zibika abakinnyi zizatangire imyitozo hakiri kare kugira ngo bazabone ukuntu bigenda birushaho kuba byiza. Muri Rayon Sport rero turatangirira ku matransferi ari kugenda avugwamo abakinnyi bazagurwa. Se ni bande? Abakinnyi bamaze kugurwa ni bande? Turaza kurebera hamwe ibigiye bivugwa mbega mu ikipe ya Rayon Sport. Turaza nanone gutarukiriza akajisho mu ikipe ya Nyamukandagira, tuze kureba aho biravugwamo iki. Turareba umutoza bari gushaka bigeze he, ese abakinnyi bo bamaze kugura ni bande? Abo bashaka kugura ni bande? Ngayo nguko rero muhawe ikaze nanone mu kiganiro cyacu. Reka tukirambure duhera mu ikipe ya Rayon Sport. Nk'uko rero mumaze iminsi bikurikirana, murazi ko muri Rayon Sport umukinnyi umwe rukumbi bamaze kuba bashyira ahagaragara ko ari we wateretse umukono ku masezerano. ni Muhire Prince waguzwe miliyoni 10, niwe wabashije kugaragazwa n'ikipe ya Rayon Sport, ariko ntabwo ari we wenyine kuko harimo abandi. Izo miliyoni 10 rero ni ukuvuga ko ni Tade ubwe wikoze ku mufuka abasha kuba yagenda yishyura uno mukinnyi, kuko nk'uko bigaragara muri Rayon Sport murabizi na shampiyona ijya kurangira mwabonaga ko nta mafaranga ari mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko Tade yagiye ku buyobozi bwa Rayon Sport asanga barafashemo ideni rya Skol ry'amezi 2. Ubu rero bakaba nta mafaranga bari bafite ahagije yo kugenda bagura abakinnyi. Ariko rero turaza kubabwira ese Rayon Sport yo ubiri gukora iki kugira ngo ibashe kuzajya igenda ibona amafaranga yo kugura abakinnyi. Turakomereza rero kuri Muhire Kevin, nawe wavuzwe ko ashakishwa n'amakipe menshi ndetse akaba agiye no gusohoka igihugu. Murazi ko hari amakuru yagiye avugwa ko n'ikipe ya APR yigeze kumuganiriza akaba nayo yayerekezamo. Turababwira ko pe amahirwe ahari yo kuba yaguma muri Rayon Sport ni nka 85% ukurikije ibyo yagiye yivugira ubwo shampiyona yarangiraga, ukareba n'ayo makipe agenda amushaka, ese ku rwego rw'amafaranga ahagaze gute. Ikindi rero wamenya nuko muri Rayon Sport bo batakifuza kuba bagumana nawe, kubera ko ahanini buri gihe Muhire Keve usanga ikipe ya Rayon Sport buri mwaka igomba kugenda imugura bundi bushya, kubera ko ahanini aba yaragiye ayisinyira amasezerano y'umwaka umwe. Rero bakavuga bati aho kugira ngo aduhende twashakamo abakinnyi bashoboye kandi bataduhenda, baduca amafaranga make kandi bagasinya iyo myaka 2. Turaza rero nanone gukomereza kuri operasiyo ya Tansele Masengo.
turebe ese kugeza ubu ngubu hamaze gukorwa iki. Kugeza ubu rero kuri Masengo hamaze gusinywa amasezerano y'imbanzirizamushinga, kubera ko ntabwo arasinya 100% kubera ko nk'uko twabivugaga Rayon Sport ifite kugeza ubu ikibazo cy'amafaranga ataraboneka kugira ngo ibe yabasha kwishyura uyu Masengo amafaranga ye yifuza, hanyuma agaterekaho umukono kuri ayo masezerano. Muri Rayon Sport rero niho twahereye, turakomeza tuvuga ko uyu Masengo we ashaka miliyoni 15 akaba yasinya igihe kingana n'imyaka 2, ni nako iyo mbanziriza kontara ye ivuga. Urumva ko rero ni umukinnyi udahenze mu by'ukuri ukurikije abandi bakinnyi baba bakenewe, nk'aho tuvuga umukinnyi Abedi uyu wa Polisi we avuga ko yifuza miliyoni 40 kugira ngo abe yasinyira ikipe ya Rayon Sport imyaka 2, ariko wajya kureba ukareba mu by'ukuri ugasanga ari Obedi na Masengo, Rayon Sport iraha amahirwe menshi kuba yasinyisha Masengo kubera ko ni umukinnyi utayigoye ku bijyanye n'agafaranga, ariko Bedi we n'ubundi ugasanga nta tandukaniro ryinshi rigiye riri hagati y'abo bakinnyi ukurikije uko bagenda bakina. Ariko rero turi kuri Masengo nanone ugasanga hari byinshi byakomeje kugenda byibazwaho, ukuntu yitwara, imyitwarire ye, kuba yagenda abura bya hato na hato mu myitozo cyangwa se akaba yazagenda akoroga ikipe ya Rayon Sport. Rero nibwo Rayon Sport iri kugenda ishaka uburyo muri kontara yazashyiramo uduclose tuvuga neza ibijyanye n'amasezerano bazagirana n'uwo mukinnyi, kugira ngo hato na hato atazagenda abazanira utwo tubazo. Muri Rayon Sport rero kandi murabizi ko ntabwo ari ubwa mbere, muzi ko hajya hagenda havugwamo utuntu udukundi, ariko kugeza ubu ngubu kubera ko bose bashaka kugira ngo basenyere umugozi umwe, ubu noneho bafashe icyemezo cyo kuba bashyiraho abantu bashinzwe kureba abakinnyi bakabagenzura kandi bakaba babasinyisha, kugira ngo bitazagenda bikomeza kugenda bikurura impaka, kwa kundi bagenda baharira bati umukinnyi uyu n'uyu, umukinnyi uyu n'uyu, ndatige nazanye uyu, ugasanga nabyo ni ibintu bitari byiza. Muri abo rero turababwira ko ari abantu 4, ubu Rayon Sport yavuze iti aba bantu 4 nibo bahawe inshingano zo kuba bagenda basinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, hanyuma twese nk'abitsamuye tukabikurikiza. Reka turebe abo amazina, harimo Gacinya, harimo Tade perezida wa Rayon Sport, harimo umutoza Lotfi na Eric Irambona. Abo ngabo nibo kugeza amagingo aya ngaya Rayon Sport iri kuvuga ko yaba yahaye uburenganzira bwo kuba yasinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, mu rwego rwo kwirinda ko hakomeza kugenda havuka impaka mu kuba basinyisha abakinnyi. Muri Rayon Sport kandi turakomeza tubabwira ko umukinnyi Omar Nyinge bamushyize ku isoko, aho ngaho rero kuva yajya ku isoko kubera ko umusaruro we mu by'ukuri wagiye uba muke mu ikipe ya Rayon Sport, bakavuga bati rero nitumushyira ku isoko hari igihe hari ikipe izaza ikaba yaduha amafaranga tukagenda tubasha kuguramo undi mukinnyi tuyongereye, kugira ngo turebe ko twagura umukinnyi ubasha gukomezanya na Rayon Sport. Ubu rero nta wundi mukinnyi bifuza, barifuza umukinnyi usoje amasezerano mu ikipe ya Marine, ni Rushema. Bakavuga bati uyu Rushema twamuzana akaba yabasha kuba umusimbura mwiza wa Omar Nyinge, kubera ko ahanini ni n'umunyarwanda. Urumva ko biba bifitiye ikipe akamaro kurenza umunyamahanga. Muri Rayon Sport rero twababwira ko iyo kugeza amagingo aya irifuza kandi kuba yasigarana abakinnyi bake bashoboka, kubera
ibijyanye n'amikoro se cyangwa kugira ngo ibashe kujya igenda ibajera ariko ikaba ishaka ba bakinnyi bakora itandukaniro kandi bakomeza kugenda bayifasha kwitwara neza haba mu kuzasohokera igihugu ndetse na shampiyona hano mu gihugu. Ikindi twababwira kuri Rayon Sport ni umufatanyabikorwa mushya Infinix, akaba ariwe muterankunga bamaze kubona ugiye kujya bameneramo agatubutse. Uwo mufatanyabikorwa rero nk'uko twagiye tubimenyeshwa, hari na bonasi uretse ayo mafaranga azagenda atanga mu ikipe ya Rayon Sport, izajya igenda iboneka ubwo habonetse abantu byibuze ibihumbi 3 by'abareyo bagura izo telefone. Rayon Sport rero igashobora kugenda ihabwa bonasi. Urumva ko ni ibintu bizafasha Rayon Sport cyane, dore ko ifite n'abafana benshi kandi bashobora kugenda bagura ayo matelefone, hanyuma Rayon Sport ikabyungukiramo igenda ibona izo bonasi zigiye zitandukanye zatangwa n'umuterankunga wayo iri kuvugana nayo wa Infinix. Ikindi twabamenyesha nuko hari amakampani 35 amakampani ya betting nayo ari kugenda avuganwa n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero ikaba iri kuvuga iti turarebamo uzaba umuterankunga ukomeye, uzarusha undi agafaranga niwe tuzafashanya nawe, hanyuma tugakomezanya nawe tugasinyana amasezerano nk'umuterankunga. Reka rero dusoreze hano amakuru yavugwaga muri Gikundiro ikipe yanyu, noneho duterere akajisho mu ikipe ya Nyamukandagira. Namenye ibanga mbabwira narindi n'utundi Sport TV. Muri Nyamukandagira rero naho harimo haragenda havugwamo ibintu byinshi. Reka duhereho ku mutoza kuko bo ntabwo barabasha kuba basinyisha umutoza uzabafasha muri no sezo y'umwaka w'ibihumbi 2024-2025. Ntabwo rero uwo mutoza bo barabasha guhitamo, kuko kugeza magingo aya ngaya havugwaga abatoza babiri bagiye batandukanye. Umwe wavuzwe cyane ni umutoza Nabil Malura wasabaga ikipe ya APR FC ibihumbi 70 by'amadolari ku kwezi. Hakongera hakavugwa undi mutoza witwa Miguel Angel Gamondi, ni umutoza rero w'umunya-Argentine nawe ufite inararibonye, akaba ari we asaba ikipe ya APR FC amafaranga angana n'ibihumbi 40 by'idolari. Urumva ko we na Nabil barabusanyaho ibihumbi 30 byose by'amadolari. Aho rero uyu akaba ari we uri guhabwa amahirwe menshi ko APR FC ishobora kuba ari we yahitamo, kubera ko ari we waba agiye ayihendukira. Ikindi wamenya nuko uyu munya-Argentine Miguel Angel Gamandi nawe yabashije gufasha ikipe ya Yanga gutwara shampiyona, hanyuma anageza Yanga mu matsinda ya Champions League hano muri Afrika. Rero tukiri muri yo ekipe ya APR FC, reka tubabwire noneho transferi ziri kugenda zivugwamo nyuma y'uko bamaze kuba basinyisha umukinnyi Haji Iraguha. Ubu ngubu noneho haravugwamo umukinnyi bita Ngabonziza Pacifique, ni umukinnyi ukiniraga ikipe ya Polisi FC. Tukumenyesha ko Haji we miliyoni 20 yazemeye, kuko APR yavuze ko ku banyarwanda itazajya irenza miliyoni 20. Ariko mugenzi we Hakimu ubugingo we yagiye avuga ko ashaka miliyoni 20
n'eshanu ariko APR irareba iravuga iti uyu muntu se ko we arengeje ibyo twari twaravuze ko tutazajya turengereza abakinnyi bakina hano mu Rwanda biragenda gute, ariko baza kwicara basanga nta kundi nyine baremera baba bagenda bayamuha kubera ko nabo bateganya ko umukinnyi ubakinira kuri uwo mwanya azaba aje gusimbura bimwita Claude Niyomugabo azajya gukinira muri Tanzania mu ikipe ya Azamu, bakavuga bati rero mu gihe twaba tudasinyishije uyu nguyu twaba tugenda dutakaza igihe kandi tukaba tugenda tugwamo, niyo mpamvu we bemeye kuba bagenda barenzaho ibyo bihumbi 5. Ikindi wamenya ni uko muri APR FC umukinnyi nka Barafinda rwose batakifuza kuba bagumana nawe, barashaka kuba bamurekura akaba yagenda asohoka muri ino ekipe ya Nyamukandagira. Ngayo rero nguko dore amakuru twari tubafitiye ku bijyanye n'izo transferi n'ibiri kugenda bivugwa hano muri ruhago y'Inyarugenge nuko bigiye bihagaze. Gusa nk'uko mubizi muri transferi amakuru agenda ahinduka umunota ku wundi, isaha ku yindi. Uko rero tugenda tumenya niko natwe tugenda dukora ibiganiro tubagezaho aba agezweho ako kanya. Mwarakoze rero gukora subscribe, muri abo gushimirwa batarabikora rwose twabashishikariza kandi twabasabaga ko mwagerageza mugakora subscribe kuko nta kintu byabatwara, nta kintu bitwaye kugira ngo tujye dukomeza tubane. Ikindi twababwira gukora share kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi. Hari abakunzi benshi bagenzi banyu b'amandi makipe mwagiye mukunda, nabo baba bifuza kugenda bamenyera amakuru ku gihe, noneho mukabasharinga kugira ngo bakomeze kugenda nabo bagubwa neza barwanya stress za hato na hato. Murabizi ko muri iki gihe ubuzima butoroshye, umuntu agomba no kugira ibyo agenda ahugiramo kugira ngo adakomeza gutekereza gusa ibyagiye bimugora.